Minisitiri w'Intebe y'u Rwanda Dr Nsengiyumva Justin byagaragajwe ndetse binatangazwa na Leta y'u Rwanda ko azahagarara Perezida Paul Kagame mu muhango wo wirahira rya Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ni nyuma y'uko iri rahira bizaba mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 ndetse iri rahira rikaba rizitabirwa n'abaperezida mu bihugu bitandukanye ndetse n'abanyacyubahiro ku nzego zose ndetse hirya no hino ku isi n'ubundi bazaza kwihera ijisho ibi birori ndetse n'irahira rya Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni igihe n'ubundi amaze imyaka irenga 40 ayobora igihugu cya Uganda. Umubano w'igihugu cya Uganda n'u Rwanda guhera mu mwaka wa 2021 watangiye kuzaba gatotsi, gusa nyuma yaho byatangiye kugenda bisa nkaho bigaragara neza ndetse bijya mu maguru mashya, aho n'ubundi Leta y'u Rwanda yafashe ya mbere n'ubundi igirana amasezerano ndetse inaganira n'igihugu cya Uganda, aho uyu mubano n'ubundi zimwe mu ngaruka yatangiye kugira zatumye nyine abanyarwanda babuzwa kujya mu gihugu cya Uganda, ndetse muri icyo gihe imipaka yarafunzwe birangira gahunda z'ubucuruzi zibaye nk'izikomanyirizwa. Muri ibyo bihe kuba byibuka ibintu byose byarahenze, by'umwihariko nka kawunga, amasaka, ibigori ndetse n'amavuta byavaga mu gihugu cya Uganda byagiye ku giciro cyo hejuru, kuko muri icyo gihe ibyazaga byinjiye mu Rwanda byavaga mu gihugu cya Tanzania ndetse n'ahandi hatandukanye. Ubwo birumvikana neza ko agatotsi kari mu mubano w'u Rwanda na Uganda kagize ingaruka mbi cyane ku bucuruzi cyangwa se ku buhahirane hagati y'ibihugu byombi. Biri no mu bintu n'ubundi byababaje abatari bake, cyane cyane abashoramari bakorera ubucuruzi mu bihugu byombi, yaba abava mu gihugu cya Uganda bakorera mu Rwanda cyangwa se abava mu Rwanda berekeza mu gihugu cya Uganda. Biri no mu bintu n'ubundi byanababaje cyane abanyarwanda b'indani, kubera yuko amavuta yavaga mu gihugu cya Uganda yarafatiye runini abanyarwanda kenshi mu bijyanye no guteka, aho n'ubundi muri icyo gihe igiciro cy'amavuta cyatumbagiye kikigira hejuru. Bikaba biri no mu bintu n'ubundi byanateye ibihombo abacuruzi batandukanye ndetse n'abandi bose bazanaga ibyo bicuruzwa bivuye mu gihugu cya Uganda. Ibi no mu bintu byatumye n'ubundi yuko n'ubundi hongera gusinywa amasezerano y'amahoro ndetse no kuzamura umubano w'ibihugu byombi. Umuhungu wa Perezida Museveni yaje kuba asezegara mu Rwanda, uyu nguyu ni Kayini Rugaba, hanyuma aza kuba aganira na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse anahabwa ubutumwa yari yahawe na se kugira ngo abuze kubugeza kuri Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame na Yoweri Museveni ni abaperezida b'ibihugu byombi bahuriye ku mateka adasanzwe mu myaka ya kera, turahera mu mwaka w'1980 gutyo. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yari umusirikare mu gisirikare cya Uganda, aho n'ubundi cyari kirangajwe imbere na Yoweri Kaguta Museveni. Muri icyo gihe Perezida Paul Kagame umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare cya Uganda, hanyuma anafasha Yoweri Museveni guhirika ubutegetsi bwariho muri icyo gihe bwa Idi Amin Dada. Ibi byose kandi byatumye Kagame yizerwa cyane, hanyuma agirwa umuyobozi w'ubutasi mu ishami rya gisirikare rya Yoweri Museveni. Biri no mu bintu n'ubundi byanamuzamura igikundiro n'icyubahiro kuri uyu mwanya. Hanyuma nyuma yaho nibwo yaje gufata iya mbere nawe na bagenzi be bagaruka mu Rwanda aho bavuye, baza n'ubundi baje gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu, n'ubundi bagira no ku ntego bariyemeje muri myaka nyakaka bari bamaze babitegura ndetse bibari mu mitwe yabo, yaba kuva igihe babitekerezaga kugeza igihe babiganirizaga ndetse no kugeza igihe babishyiriye mu bikorwa ndetse no kugeza igihe ibikorwa byabo cyangwa se inzozi zabo zabaye impamo. Igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda biruka nk'ibihugu bituranye ndetse binahana imbibi ndetse binakorana ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, aho ibicuruzwa bimwe biva mu Rwanda bijya Uganda ndetse n'ibindi bikava Uganda biza mu Rwanda. Bakunzi mudasiba gukurikirana amakuru y'ibiganiro byacu hano Wisanze, ni muri mushyashya ni kuri TF Rwanda. Icyo sabwa ni gukanda subscribe kuya tubana umunsi ku wundi, hanyuma ukurikirane amakuru n'ibiganiro byacu. Nitwa Elizabeth Tayifu, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe.